Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirana umunsi ku munsi. Habwa umugisha n'Imana, ukuboko kwiza k'Uwiteka nikuboneke kuri wowe, imbaraga n'imbabazi z'Imana bigaragare ku buzima bwawe. None turi ku cyumweru, itariki 2 ukwezi ni ukwa munani, umwaka ni 2026. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None nkuzaniye ijambo rikubwira ngo humura, hari inzira Uwiteka yagusigarije. Iyo nzira Uwiteka yagusigarije abarozi ntibayizi, iyo nzira abakonikoni ntibayizi, iyo nzira bene wanyu ntibayizi, iyo nzira imiryango yawe ntabwo iyizi, iyo nzira umugore wawe cyangwa umugabo wawe abo bose ntayo bazi. Iyo nzira izwi n'Uwiteka gusa. Iyo nzira niyo agiye kugucishamo akagutabara. Abandi byabayobeye, abandi byanze, abandi bagerageje ntibikunde, Uwiteka agiye kugucisha mu nzira yagusigaje. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho ni 17, dusome duhereye ku murongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti, ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya. Uyu ni Eliya. Imana ishimwe. Hari igihe wumva gukora kw'Imana ukumva Imana iratangaje, ukumva birakurenze gusa ntugatsize icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu ni Eliya. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe numva imirimo y'Imana nkumva birandenze, nkumva ndafashijwe gusa. Imana ishimwe. Uyu Eliya ubwo yari amaze gutanga itegeko, aravuga ngo mu gihugu cya Isiraheli nta mvura izongera kugwa. Arabitegeka imvura ihagarara imyaka 3 n'igice. Jambo riravuga ngo akinga imvura, imfunguzo arazibika. Ngo ariko ngo Imana ngo iramureba, ngo ireba ishyaka yagize ry'umurimo wayo, nayo ngo irangije imucira inzira. Aha rero niho twasomye Imana ibwira Eliya ngo va hano ugende, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, amariba nakama, inzira nizifungwa, imiryango nikingwa, Uwiteka Nyiringabo Imana azakududubiriza isoko mu butayu. Hari ahantu Imana yahishe inzira yawe. Ibyawe byose abantu bareba ko byawe byarangiye, nawe iyo wirebye hari igihe ubona ukabona byarakurangiranye. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu, ntabwo byari byarangira. Uwiteka ari ku ngoma, Uwiteka ni umurengezi, Uwiteka ni umutabazi. Imana ishimwe. Eliya ngo imvura irahagarara, abantu baramubwira bati rero nawe kakubayeho, nawe ugiye gukorwa n'isoni, nawe bigiye kugucanga, nawe bigiye kukuyobera. Reka nkubwire, umukiranutsi w'Imana ntabwo ajya apfa gupfa nk'abandi bose. Birashoboka ko bagutega iminsi, ariko ntabwo uzapfa nk'uko abandi bapfa. Birashoboka abandi bizanga, abandi bizayoberana, ariko ibyawe Imana izabikora mu buryo butangaje. Ibyawe Imana izabikora ikunyuzeho utambuka. Ibyawe Imana izabikora igucisheho ugende. Haleluya. Ibyawe Imana izabigenza neza, ikunyuzeho igutambutse. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana.
Imana ibwira Eliya, iramubwira ngo genda ujye ku kagezi kitwa Kereti, ako kagezi ukihisheho, ako kagezi niho ngiye kujya ntegeka ibikona. Umva ariko Imana ntabwo ijya ibura inzira, my friend, ntabwo Imana ibura inzira. Unkurikiye none ufite ikibazo kigukomere, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana ntibura inzira. Imana ntabwo itsindwa, Imana ntabwo inanirwa, Imana ntabwo igikangwa na biracitse neda, ntibura inzira. Imana ntibura inzira, Imana ntibura uko ibigenza, Imana ntibura uko ibikora. Eliya, imvura yari ihagaze muri Isiraheli, abantu bagira inzara, amapfa aratera, abantu barasonza, ariko ubwo abandi basonza, umukiranutsi w'Imana, umwana w'Imana, ntabwo yigeze asonza, ntiyishwe n'inyota, ntiyishwe n'inzara. Jambo riravuga ngo Imana yategetse ibikona ngo bikajya bimugaburira. Haleluya! Imana itegeka ibikona bikajya bizanira ibyo kurya Eliya, ngo bikazana inyama, bikazana umutsima. Imana ishimwe, bikazana inyama, bikazana umutsima, akanywa kuri amazi y'ako kagezi, gakanywa amazi y'ako kagezi. Hari ahantu Imana yahishe umugisha wawe, hari akayira Imana yagusigarije, hari akayira, hari akanzu Imana yasigaje, hari ikintu Imana yasigaje ku buzima bwawe. In the name of Jesus, hari ikintu Imana yasigaje. Icyo ngicyo yasigaje rero ugiye kukirebesha amaso yawe. Hari inzira Imana yagusigarije, iyo niyo ugiye kunyuramo ukakira umugisha wawe. Igitangaje kiri aho ngaho, abantu barifashe baravuga ngo ntibazongera kugufasha, ntibazongera kugusapotinga, ntibazongera kugendana nawe. Ariko mva icyo Imana ivuze. Imana ngo itegeka ibikona, abantu bagutaye, abantu bakuretse, amapfa yateye mu gihugu, inzara yateye mu gihugu, nta giteye ubwoba ku mukiranutsi. Imana igitegeka ibikona. Haleluya! Itegeka ibikona bikakuzanira inyama, itegeka ibikona bikakuzanira umutsima, igategeka ukanywera ku kagezi kitwa Kereti, aho ngaho ukahanywera. Imana y'amahoro itugirire neza, ukagubwa neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, abakurakariye bose ntibagutere ubwoba, abarimo baravuga ngo uzapfa ntibagutere ubwoba. Iyo ndwara ntabwo ari iyo kukwica, ayo madeni ufite none ntabwo ari ayo kukwica. Hari inzira Imana yagusigarije, Imana igiye kunyuramo ikagutabara. Hari inzira Imana yagusigarije, igiye kukunyuzamo ukishyura amadeni. Hari akagezi Imana yagusigarije, hari akariba Imana yagusigarije, hari akariba. Ako kariba niko ugiye kunyweraho, aka kariba niko ugiye gutabarirwaho. Hari akariba Imana yasigaje, hari umugisha wawe, hari ubuzima bwawe, hari iterambere ryawe, hari amahirwe yawe, hari umunezero wawe, hari ibyishimo byawe. Hari inzira Imana yagusigarije, iyo nzira niyo ugiye kunyuramo ugatabarwa mu izina rya Yesu. Iyo nzira niyo ugiye kunyuramo ukinjira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu, ukinjira muri Kanani yawe. Umva rero, ngo haciye iminsi, ngo Eliya ari kuri ako kagezi, ngo ako kagezi nako karakama. Hari abantu bankurikiye akagezi karakamye, hari abantu bankurikiye inzira zarifunze, hari umuntu unkurikiye ibintu bye byose byaranze. Ariko ndagira ngo nkubwire, akagezi ni gakama. Hari akandi kariba Imana igiye kugufukurira. Imana iyo ikamije akagezi iba yafukuye akandi, ngo ako kariba karakama. Kwa Eliya ibintu biradogera, ngo akariba gakamye. Eliya ngo arabireba, aravuga ati noneho biranze. Ariko Imana yari iri hafi aho ngaho. Imana ishimwe. Iyo usomye ku murongo w'8, Imana iramubwira ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati. Imana itugirire neza. Haba Sidoni, aba ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe negetse kugutunga. Ariko Imana itugirire neza. Haleluya! Imana igicisha inzira n'ahatari inzira. Ngo hariyo umugore w'umupfakazi. Wumvishije uwo muntu wakumva ntacyo yamara, wakumva ntacyo yafasha, ariko no mu busabusa Imana inyuramo. Ni Imana ikora nta bimenyetso, ni Imana ikora ureba nta gacu, ni Imana ikora. Haleluya! Ariko Yesu we urantangaza, Yesu arantangaza. Ni Imana ikora nta bimenyetso, ni Imana ikora ureba nta nzira, ni Imana ikora ureba nta gacu. Ariko
akira icyubahiro cyawe, akira icyubahiro cyawe, niwamamare Yesu, niwamamare. Akira icyubahiro cyawe nyir'ibiremwa, akira icyubahiro cyawe mwami w'abami, zoni mashando wiribirifani, akira icyubahiro cyawe nyaguhora ku ngoma Imana. Ngo Imana ngo akagezi karakama ko kuri Kereti, ngo ariko Imana imutegurira umupfakazi Serafani. Humura, hari akandi kayira Imana igiye gufukura. Ibintu byaranze, ibintu byarapfuye, ibintu byakuvuye, byagushizeho, abantu barakuretse, bagukuyeho amaboko, ariko humura, hari akagezi Imana ifukuye, hari inzira Imana ifukuye, hari uburetwa Imana irangije ku buzima bwawe. Rero akira kugirirwa neza n'Imana, kandi akira kwinjira mu gihe cyawe, akira kwinjira mu munezero wawe, in the name of Jesus. Mana ndagushima kuri Imana itagira uko igenza abantu bakwiringiye. Mana ndasengera uyu muntu warunkurikiye Mana, akagezi ke karakamye, Kereti ye yarakamye Mwana, ariko ndakwinginze mufukurire inzira, mufukurire iriba Mana. Reka akandi kagezi kamwe kandi wamusigarije gafukure Mana, mushyira ahandi hantu mu izina rya Yesu. Mucire iyindi nzira, uyu muntu urwaye mukize. Baganga baravuye biranga, ariko gira indi nzira umucishamo, gira indi nzira umucira Mana, gira indi nzira, gira indi nzira, gira irindi rimumufukurira, gira irindi rimumufukurira nyaguhora ku ngoma Imana. Gira ikintu ukora ku buzima bwe, gira ikintu ukora, gira ikintu ukora, gira ikintu urema, kuko uri Imana irema. Tabara ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Mukureho uburetwa, mukureho igisuzuguriro, mukureho icyangiro Mana we. Abo umuntu ubuzima bwanze umuremera amashimwe mu izina rya Yesu. Upfushije ubukwe mukorera ubukwe, urugo ruri gusenyuka Mana gerayo, ugira ibintu uhindura. Utewe n'abadayimoni mukureho imbaraga zose z'umwijima Mana. Wabaswe n'ibyaha muha agakiza ahinduke, abicyaremwe gishya, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Kristo, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Wowe ugiye gusheyaringa buno buhanuzi, byibuze bwoherereza abantu batanu, inshuti yawe, boherereza inshuti yawe, umuvandimwe wawe, mama wawe, boherereza abantu batanu, babwire ko Imana igiye kubafukurira kandi kariba. Akambere karakamye, ariko Imana ifukuye irindi riba. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ifite indi nzira iri bubashe kukunyuzamo, in the name of Jesus. Kora subscribe, ukiyikora Imana iguhereza umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi, ntugende utanditse utamina, andika uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Imana ikugire neza, kuboko kwiza k'Uwiteka nikuboneke kuri wowe. Iki cyumweru kikubera icyumweru kidasanzwe cy'umugisha n'ubutsinzi. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.